Turimo gutembera n'ubundi twe twababwiye ko turi gutembera mu mudugudu wa Mpazi hano mu murenge wa Gitega hubatswe amazu y'agatangaza. So tugize amahirwe rero tubonye umwe mu batuye muri aya mazu wabashije guhabwa inzu hano. Reka tuganirize ubundi tunamubaze wagwane se ibintu yahawe n'ibintu expectingaga cyangwa ibintu yari afite birahuye umusa bimeze bite? Meze neza? Meze neza kabisa. Imyaka myinshi cyane kabisa. Urumeze neza ariko. Yes, no. Urumwe mu bantu batuye hano. Banza twibwire kwanza. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Uwihoreye Jean Pierre. Cyane nzwi ku izina rya Peter. Abaturage iryo zina bararizi cyane. Bamwita Peter. Abari imbere cyane. Yes, urumwe mu bantu bahawe amazu hano muri uyu mudugudu. So banza umbwire uriyumva ubu ngubu. Ebana ndiyumva neza n'ibyishimo ntabwo nabona uko mbivuga ubundi mu cyongereza bava it's amazing ebana birarenze kabisa nawe urabibona ni iby'igiciro kuba uri mu nzu nziza nk'iyi ngiyi ikomeye ifatika igaragara neza ku buryo n'umunyamahanga yahaca rwose akavuga ati hari ahantu ndashaka kuhagera ebana ni ibyishimo birarenze kabisa no gushimira leta yacu. Mbere yuko n'ubundi baguhinzu wabaga hano wabaga muri aka gace tugereranyirize aka gace ukuntu kari kameze mbere nuko kameze ubu ngubu. My god ibi bintu rero kubigereranya byasaba ebana gufata umwanya nkakubwira ati hari ibintu bigereranywa n'ibitagereranywa. Urabona mbere byari navuga ngo iki byari ibyago byari ibyago pe nawe urumva yamvura y'amazi uvuga ati mana niburamuka nibucya nyagasani utabare sivyo ariko uyu munsi wa none bati niyo haza yamvura y'amahindu kaje rega nkuba zigakubita I'm safe kabisa. So rero leta yacu n'umubyeyi yarakoze pe turayishimira ko yaraduhaye amazu meza nk'aya ngaya atandukanye nayo twari turimo sibyo. Yes yego biragaragara neza ko harimo abantu bari bafite amazu babamo igihe kinini kigaragara ariko n'abandi batari bafite bavuga ati nyagasani udufashe. So leta rero nk'umubyeyi iradutekereza twese yavuga ati bibaye byiza tugahuriza hamwe ubutaka abaturage bacu bakabaho neza tukagumya kubana nabo aho kugira ngo tujye duhora twimura abaturage tubaha amafaranga ngo bagiye kugura ahandi ejo nanone bubaka akajagari sibyo. Uyu mushinga bakoze ni umushinga mwiza cyane twifuza ko wanakomeza ugakomereza mu yindi mijyi y'iki gihugu sibyo igihugu cyacu tukacyubaka kigasa neza kandi tugasigasira ibyo twagezeho. Yes. Hanyuma ugereranyije ubutaka wari uhafite mbere cyangwa inzu wari uhafite mbere niyo baguhaye ubu ngubu ubibalansinga gute? Okay ubutaka bugira igenagaciro n'ibyari biriho nabyo bifite igenagaciro. Nkurikije uko leta yatanze leta n'umubyeyi so yatanze neza sibyo. Nimba nari mfite wenda agaciro ka miliyoni 24 bagerageje kuma ibihwanye na za miliyoni 24. Uyu munsi wa none mfite inzu nakwita ko byibura ndimo ndashakishirizamo amaronko igitungwa umuryango nkagira niyo mbamo iri safe nkuko mubibona hari hejuru byose hano ufite baguhaye iyubamo barangije bakongera n'indi ukoreramo. Yes ubu wowe watangiye na business hano? Business yego no gushakisha bigenda bizane kumenyereza abantu amazu nibyo abantu bakenera icyo kurya bakenera ahantu bakura agafanta ni ngombwa rero ko tugira gute tubegera tukabafasha. Ubu ni ukuvuga ngo wowe ufite inzu yawe ubamo niyo ukoreramo. So ibi bikureho urujijo hari abantu bamwe bumva ngo ari amazu ngo n'ubundi ngo nta kintu ngo wakora ngo nyine ngo baguhanga kawe ngo uzajya ubamo bikaba birarangiye kandi hari abo nabonye bagiye bahabwa n'imiryango irenze. Yego okay nibyo umujyi wa Kigali utegura aya mazu ntabwo wateguye kuyakoreramo nibyo ariko waduteguriye isoko rusange ntabwo ryari ryafunguka ariko nkuko mubizi nyine muri quartier sibyo iyo ufite ahantu heza nk'ahangaha hafite imbuga kwicara rwose ugategura ikintu wafasha abantu. Urabona dukeneye fast food sibyo dukeneye coffee shop ibyo nibyo bintu nagerageje gutegura kugira ngo abantu byibura babashe kunywa icyayi babashe kunywa ikawa babashe no kubona ahantu byibura bakura icyo kurya sibyo. Mu isoko naho tuzahagana ejo bundi ndi barifungura ni byiza naho ibyo abantu bavuga ibintu byabo bitandukanye sibyo. Mujye mutwegera twege turi muri no site tuhaba tubabwira ubwiza bwayo.
Yes, ngaho rero tumara impungenge cyangwa ugire n'icyo wabwira n'abandi banyarwanda cyangwa abandi batuye hirya muri faze zizakurikiraho baba bafite impungenge bavuga bati ubutaka bwanjye bazampa ibitangana, wabamara izihe mpungenge? Impungenge bagomba kuzireka kuko leta ni umubyeyi iratureberera twese, ntabwo leta ifata umwe ngo imugire hasi undi umushyire hejuru. Abantu bafite amazu nibaze bemere batuze n'abandi, sibyo? Uyu mushinga ni mwiza wo gutuza abanyarwanda bose muri rusange. Niba ufite ubutaka ukaba wubagaho wenyine, uyu munsi none ukumva ko uri safe kandi hano hanze hari abantu bari nabita just houseless, sibyo? Abo bantu nabo bakeneye gutura kandi leta ibafite mu nshingano. Leta ninde? Leta ni wowe, leta ni njyewe, dushyize hamwe twese tugatuza abaturage bagatura neza. Nababwira ati rero nibemere batange ubwo butaka nk'uko bimeze, sibyo? Nta gahato, nk'uko natwe twatanze ubutaka nta gahato. Leta iraza ikakugira inama ikakwereka ko uri ahantu habi hashira ubuzima bwawe mu kaga. So rero ni byiza kumva leta ko ari umubyeyi ikaza ikadufasha, yamara kudufasha natwe tugatura neza ndetse tugatuza n'abandi. Uyu munsi none ngende am happy kubera ko ndareba nkavuga ati bwa butaka bwanjye nabashije gutuza abantu. Nzana abasoro mbabwira ati rero mwababyeyi mwe, nubwo leta yaduhaye amazu ariko rero nagizemo uruhare, sibyo? Nagizemo uruhare rwose na leta nyishimira nanjye nkuko badushimiye, sibyo? Natwe baradushimiye twatanze ubutaka. So nibatanga ubutaka rwose ni vuba cyane, leta yubake tuture neza kandi turi dutekanye. Yes, kubijyanye no gukodesha muri uyu mudugudu birashoboka, biri gukunda, ibiciro ntago biri hejuru cyane? Yes, gukodesha ni sawa, ni byiza, ntago ibiciro biri hejuru cyane. Kano kanya abaturage twagerageje kuganira, urabona icyumba na saro gihagaze 80,000 kandi hano hanze n'ubundi hari amazu y'icyumba na saro hagaze 80,000. So hano dufitemo douche, toilette, amazi hejuru, sibyo? Amazi ni neza, buri wese afite cash power yiwe, buri wese afite konteri yiwe. So dutuye neza, dufite umutekano. So nababwira ibyumba bibiri na saro ubu ngubu bihagaze 150. Amashambure arimo ahangaha ahagaze 50. So rero gakeya abantu abaturage nibaze biyumvemo aya mazu, dufite umutekano, turatuje pe. Nabashishikariza kuza abafite amazu bagatuza abantu neza binyuze mu masezerano hagati ya nyirinzu nuko n'ubundi basanzwe bakodesha n'ahandi. Yes. Hanyuma turi gusoza ijambo rimwe kuri leta yagize initiative cyangwa yagize uwo mutima n'ibyo bitekerezo byo kuba yabatuza muri ubu buryo. Ijambo rimwe kuri leta nk'intore navuga ati Kagame oye iteka ryose. Urakoze cyane. Thank you so much. Yes. Turimo gutembera n'ubundi twababwiye ko turi gutembera mu mudugudu wa Mpazi hano mu murenge wa Gitega, hubatswe amazu y'agatangaza. So tugize amahirwe rero tubonye umwe mu batuye muri aya mazu wabashije guhabwa inzu hano. Reka tuganirize ubundi tunamubaze wagwane se ibintu yahawe n'ibintu expectingaga cyangwa ibintu yari afite birahuye umusa bimeze bite? Meze neza? Meze neza kabisa. Imyaka myinshi cyane kabisa. Urabeze neza ariko. Yes, no. Uri umwe mu bantu batuye hano. Banza twibwire kwanza. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Uwihoreye Jean Pierre, cyane nzwi ku izina rya Peter. Abaturage iryo zina bararizi cyane. Bamwita Peter. Abari imbere cyane. Yes, uri umwe mu bantu bahawe amazu hano muri uyu mudugudu. So banza umbwire uriyumva ubu ngubu? Bana ndiyumva neza, ni ibyishimo, ntabwo nabona uko mbivuga. Ubundi mu cyongereza bavuga it's amazing. Bana birarenze kabisa. Nawe urabibona ni iby'igiciro kuba uri mu nzu nziza nk'iyi ngiyi, ikomeye, ifatika, igaragara neza, ku buryo n'umunyamahanga yahaca rwose akavuga ati hari ahantu ndashaka kuhagera. Bana ni ibyishimo birarenze kabisa, no gushimira leta yacu. Mbere yuko n'ubundi baguha inzu wabaga hano, wabaga muri aka gace. Tugereranyirize aka gace ukuntu kari kameze mbere nuko kameze ubu ngubu. My God, ibi bintu rero kubigereranya byasaba bana gufata umwanya nkakubwira ati hari ibintu bigereranywa n'ibitagereranywa. Urabona mbere byari navuga ngo iki byari ibyago. Byari ibyago pe. Nawe urumva yamvura y'amazi uvuga ati mana niburamuka nibucya Nyagasani utabare, sibyo? Ariko uyu munsi wa none avuga ati niyo haza yamvura y'amahindu kaje rega nkuba zigakubita I'm safe kabisa. So rero
leta yacu ni umubyeyi yarakoze pe turayishimira ko yaraduhaye amazu meza nk'aya ngaya atandukanye n'ayo twari turimo sibyo yes yego biragaragara neza ko harimo abantu bari bafite amazu babamo igihe kinini kigaragara ariko n'abandi batari bafite bavuga ati nyagasano dufashe so leta rero nk'umubyeyi iradutekereza twese ivuga ati bibaye byiza tugahuriza hamwe ubutaka abaturage bacu bakabaho neza tukagumya kubana nabo aho kugira ngo tujye duhora twimura abaturage tubaha amafaranga ngo bagiye kugura ahandi ejo nanone bubaka akajagari sibyo uyu mushinga bakoze ni umushinga mwiza cyane twifuza ko wanakomeza ugakomereza mu yindi mijyi y'iki gihugu sibyo igihugu cyacu tukacyubaka kigasa neza kandi tugasigasira ibyo twagezeho hanyuma ugereranyije ubutaka wari uhafite mbere cyangwa inzu wari uhafite mbere niyo baguhaye ubu ngubu ubibalansinga gute ubutaka bugira igenagaciro n'ibyari biriho nabyo bifite igenagaciro nkurikije uko leta yatanze leta ni umubyeyi so yatanze neza sibyo nimba nari mfite wenda agaciro ka miliyoni 24 bagerageje kuma ibihwanye na za miliyoni 24 uyu munsi wa none mfite inzu nakwita ko byibura ndimo ndashakishirizamo amaronko igitungwa umuryango nkagira niyo mbamo iri sefu nkuko mubibona hari hejuru byose hano ufite baguhaye iyubamo barangije bakongera n'indi ukoreramo yes ubu wowe watangiye na business hano business yego no gushakisha bigenda bizane kumenyereza abantu amazu nibyo abantu bakenera icyo kurya bakenera ahantu bakura agafanta ni ngombwa rero ko tugira gute tubegera tukabafasha ubu ni ukuvuga ngo wowe ufite inzu yawe ubamo niyo ukoreramo so ibi bikureho urujijo hari abantu bamwe bumva ngo ari amazu ngo n'ubundi ngo nta kintu ngo wakora ngo nyine ngo baguhanga kawe ngo uzajya ubamo bikaba birarangiye kandi hari abo nabonye bagiye bahabwa n'imiryango irenze yego nibyo umujyi wa Kigali utegura aya mazu ntabwo wateguye kuyakoreramo nibyo ariko waduteguriye isoko rusange ntabwo ryari ryafunguka ariko nk'uko mubizi nyine muri quartier sibyo iyo ufite ahantu heza nk'ahangaha hafite imbuga kwicara rwose ugategura ikintu wafasha abantu urabona dukeneye fast food sibyo dukeneye coffee shop ibyo nibyo bintu nagerageje gutegura kugira ngo abantu byibura babashe kunywa icyayi babashe kunywa ikawa babashe no kubona ahantu byibura bakura icyo kurya sibyo mu isoko naho tuzahagana ejo bundi ndi barifungura ni byiza naho ibyo abantu bavuga ibintu byabo bitandukanye sibyo mujye mutwegera twege turi muri no site tuhaba tubabwira ubwiza bwayo ngaho rero tumara impungenge cyangwa ugire n'icyo wabwira n'abandi banyarwanda cyangwa abandi batuye hirya muri faze zizakurikiraho baba bafite impungenge bavuga bati ubutaka bwanjye bazampa ibitangana wabamara izihe mpungenge impungenge bagomba kuzireka kuko leta ni umubyeyi iratureberera twese ntabwo leta ifata umwe ngo imugire hasi undi umushyire hejuru abantu bafite amazu nibaze bemere batuze n'abandi sibyo uyu mushinga ni mwiza no gutuza abanyarwanda bose muri rusange niba ufite ubutaka ukaba bubagaho wenyine uyu munsi wa none ukumva ko uri safe kandi hano hanze hari abantu bari nabita just houseless sibyo abo bantu nabo bakeneye gutura kandi leta ibafite mu nshingano leta ninde leta ni wowe leta ni njyewe dushyize hamwe twese tugatuza abaturage bakatura neza nababwira ati rero nibemere batange ubwo butaka nk'uko bimeze sibyo nta gahato nk'uko natwe twatanze ubutaka nta gahato leta iraza ikakugira inama ikakwereka ko uri ahantu habi hashira ubuzima bwawe mu kaga so rero ni byiza kumva leta ko ari umubyeyi ikaza ikadufasha yamara kudufasha natwe tugatura neza ndetse tugatuza n'abandi uyu munsi none ngende am happy kubera ko ndareba nkavuga ati bwa butaka bwanjye nabashije gutuza abantu nzana abasoro mbabwira ati rero mwababyeyi mwe nubwo leta yaduhaye amazu ariko rero nagizemo uruhare sibyo nagizemo uruhare rwose na leta nyishimira nanjye nkuko badushimiye sibyo natwe baradushimiye twatanze ubutaka so nibatanga ubutaka rwose ni vuba cyane leta yubake tuture neza kandi ture dutekanye ku bijyanye no gukodesha muri uyu mudugudu birashoboka biri gukunda ibiciro ntabwo biri hejuru cyane yes gukodesha ni sawa ni byiza ntabwo ibiciro biri hejuru cyane kano kanya abaturage twagerageje kuganira urabona icyumba na saro gihagaze 80,000 kandi hano hanze n'ubundi hari amazu
y'icyumba na saro hagaze 80,000. Yego. So hano dufitemo douche, toilette, amazi hejuru sibyo, amazi ni neza, buri wese afite cash power yiwe, buri wese afite konteri yiwe, so dutuye neza, dufite umutekano. So nababwira ibyumba bibiri na saro ubu ngubu bihagaze 150,000. Amashambure arimo ahangaha ahagaze 50,000. So rero gake gakeya abantu abaturage nibaze biyumvemo aya mazu, dufite umutekano, turatuje pe. Nabashishikariza kuza abafite amazu bagatuza abantu neza binyuze mu masezerano hagati ya nyirinzu nuko n'ubundi basanzwe bakodesha, nkuko bisanzwe bakodesha n'ahandi. Yes. Hanyuma turi gusoza ijambo rimwe kuri leta yagize initiative cyangwa yagize uwo mutima n'ibyo bitekerezo byo kuba yabatuza muri ubu buryo. Ijambo rimwe kuri leta nk'intore navuga ati Kagame oye 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 iteka ryose. Urakoze cyane. Thank you so much. Yes. Yeah.